kamwereka icyo ndebera hano ubutumire bwanditse mu cyongereza abatumire byanditse mu cyongereza se arahura n'Icyongereza n'Ikinyarwanda ariko ubona yuko byose ni kimwe neza nagira ngo ni ibindi aho ngo tujye ku ishuri tujye ku ishuri reka mbisubizemo hano nta kibazo reka tugendemo Tayibu yo mama ndira nawe kumwita ujya n'ibyo ku ishuri wakwigiye habane mushiki wawe muto agucaho akageze mu wa gatandatu wowe ukiri mu wa kabiri nuko utumva kwawe n'ubugoryi uranutse ngo sinumva ajya kukurega kuri papa ehote Kura makuru none ko mpagaritse kugira ngo nyine ndangira akazi nta kintu ushyira mu nda oh no urashaka kuvuga ko ukeneye akazi ako gukora akazi wenda nk'ako gukora mu rugo ntabwo ako gukora mu rugo bo twebwe nta kazi dufite umukozi turamufite ariko hari umumama uherutse kumbwira ko afite akeneye umukozi w'umuhungu kandi ndabona byaba byamukunda rero uwo mumama atuye hano hirya hano n'ubundi wari uturutse niho atuye afite umwana w'umukobwa witwa Fatuma we bazwi ku izina rya mama Fatuma inzu simeze ite ku buryo ni inzu ni mazi amwe ntabwo bari bayisiga irange ahantu hari inzu y'amazi amwe mama wamwita mama Fatu niryo zina azwiho abakozi ndagenda mbaza mama Fatu manga reka mbasezere njye ku ishuri rero ndabona amasaha ageze nkakerere nawe mwana wanjye ngaho agenda amasaha neza mwirirwa amahoro niko nawe papa we mama aranutse ngo sinumva ntabwo wumva yego mbese ko wamwumvise agutuka arakubesha urumva ahubwo noneho ugerageze kumva neza kurushaho sibyo byiza yego jya wumva neza kurushaho rwose nawe ubundi urumva nanjye rero ubwo sinjya ku ishuri umeze bite sawa neza ko ntakumenye se mu rwanda nyine namenye ko aka kazi umugabo duhuye ahangana umukozi w'umuhungu rero bitamvuga ati mutanze umuhungu nyine ndagira ngo mutanze gute ahambwa ati rero ngende ayambwiye ko ashaka umukozi umuntu wakurangiye yego turashaka umukozi warize kwigaho narize wenda sinahangije ariko narize ndumva umukozi twashakaga niwe yenda wazajya namfashiriza umuhungu wanjye hano nabonye atagendera ko mushiki wamwigisha kumufasha nzajya amufasha nta kibazo ndiga karame mama ndahari ndagenda wereke uzakurikira harya wambwiye ko witwa azina yanjye se nitwa
Nitwa Chengeri Tanazi. Chengeri Tanazi? Niyo mazina yawe? Niyo mazina yawe. Ndayirumva. Yo, Wasohotse ukajya ku ishuri ko Fatuma yagusize? sinsohoka. Sinjyayo kandi nabyumvishe. Ntabwo njya kwiga. Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just Ubu najya nirirwa mvunika gutya n'igipantaro cyaracitse kajya birirwa n'amata ari njye wavunitse ntibambe n'amata ngo nywe jewe bakajya birirwa banyuma n'amata navunitse nuko niriya nka yabikamwa amata menshi nkajya nsanga bayahumuje narangiza nkava avunika njya kwahera ko nta ndosi nta memba nanjye nzajya muri batine ninywera amata. Abantu barira ku masahani nimwe bayakombe wagira ngo ni ibitangavuga. Tangira njyewe meze utese Uzaho. siko ndeba warakaye Ukoze ibisahane byangiye babanje kubikomba. wararashana nawe mwana reka mubwize gutyo urumva umugongo umeze nabi ubu mvuye kwahira ikiba cy'ubwatsi nakizanye nuzanye urufuka rwuzuye Nega ari byo wasinyiwe nyine. ariko se mwana ko ndeba uri koza ibyombo ntajya n'utwasigaye ku meza meze nabi mu nda kabisa. Umeze nabi. Umeze nabi mu nda. Nanjye nuko ariko nyine ndaje tubiteke vuba vuba ese mwana ukoza amasahani mutariye mwana ahubwo reka njye mwibariza wa kintu kandi ngira inama ya kigabo mbwira ntari ibindi kuri telefone nahamagaye umuntu arangije arambwira ngo nzaza i Kigali bandangira akazi kandi sinzi gusoma kandi ndibuka wowe wabwiye mabuja kuzi gusoma niba uzi gusoma mwana wanyigishije gusoma najya i Kigali nkazajya ndeba bya bintu biba byanditseho ibintu bimeze nk'amacumu bya bindi bimeze gutya ko noneho nkazabasha byibura no kwinjira mu mujyi wa Kigali mvuye mu modoka. Nsekase ese nzi ngo nzi gusoma wakintu urasi kwabwiye mabuja ubuzi ngo nzi gusoma yego sha ariko ngiye kuba narabwiye mabuja ngo nzi gusoma nagira ngo anyihera akazi akazi k'i Kigali ndakarasi ngiye kujya ntirirwa nahirira inka za bosi koko. Tekereza kugira ngo no kuza hano gusaba akazi ni icyapa sinamenyaga ngo kiranjyana ari narindaga kubaza abantu bari mu muhanda bambuye nk'umusazi. Ese i Kigali niho nabaza ndi kano mbanga i Kigali ngo ya mihanda igerekeranye najya mbona umuntu ugu nuko nyine reka njye noneho basi tuba twarababaye noneho basi reka mwereke wazaretse tukagura wa mwana wa bosi ko nabonye nyege hari umunyeshuri byibura igihe mabuja na bosi badahari akatwigisha byibura ahubwo uvuze ingingo wakintu ako kantu ni sawa naho ugiye koko bwawe mwigije gusoma nanjye ndabizi nari nzi kubiza papa sha nanjye ntabyo nzi serious nyine ko ari nko kwiyemera kugira nibonera akazi buriya rero kazi umunsi ngahe ntarya wakintu buriya hari abagabo ntihapfa abana urabizi igikunda ibijumba byokeje sibyo tuzagende twotse runonko niturangiza dushyiremo tumushuke ko tugiye kumuha kuri runonko urumva noneho tumuha ibijumba niho tuzahita tumufatira noneho tumubwira twigishe tuzapfa turinkandagira bitabo niyo twamenya gusoma icyapa. Papa Fato, ese wamenye ko umuhungu wa yashuti yawe yazanye invitation?
ya nshuti yanjye wakuriye hariya se Eh, reka da ubu igihe kiragezera baje kudutumira. amazi yari amaze iminsi abimbwiye ahubwo nari narategereje igihe bazatuzanira invitation ndahe Bayizanye rero yewe ni byiza cyane rwose Ariko- tubashakira intwererano rero tukabatwerera. Ariko rero reka nkubwire n'akandi kantu. Ndayibutse igihe mubwira ibintu ntiyumve na gake. Ahubwo ibyo mubwiye ntaba ari ibyo akora. Ahubwo ibyo yishakiye akaba ari ibyo akora neza. Neza cyane. ariko wibuke ko ari we wamubwiye ko atumva Ikibazo kibimutera. icyo ni cyo kibimutera kuko burya icyo ubwiye umwana byanze bikunze kimujya mu mutwe kandi urabona ko yimereye n'ubundi mu by'ukuri hari ibyo atumva neza ahubwo wakagombye kumuba hafi kandi ukamutwara gake Akamambona yarananiye. jya ugerageza kumutwara gake none reka mwere buri nyine reka tumuhamagare aza twigishe sibyo reka tumuhamagare ariko ubanza ugende ucunge ko bosi na mabuja badahari narababeshye ko nize aha bazatuvumbura ko nize reka ndi kumureba ugende ubanza urebe nabashana bose nabahari Nayi Yola. ngino tukubwire mwana Mumbwire muri kunshakira iki? buriya rero hari akantu twagushakiraga akantu keza kandi karimo umusaruro Karimo umusaruro. Kuko ni sawa. Nanjye ko niko nemera bundi. rero mwana reka tukubwire ndi kumwe n'uyu mugenzi wanjye sibyo buriya aho narindi nagiye kwahira nokeje runonga sibyo Bya bindi nkunda. Ibijumba. Ibyo ndabikunda. noneho rero reka nkubwire kandi turabizi urabikunda kugira ngo tuguhe baje twigishe twigishe abo tuzi gusoma Kwiga. Murashaka kwiga iki? icyo ni uko twigisha gusoma ukatwigisha n'icyongereza tukajya tubasha gusoma na bya bindi biba birimo ibintu noneho hasi kaba handitsemo bya bintu bimeze gutya na gutya uko n'izina tutazi kurisoma izina Nabyo turabimenya, turabyiga. Nabibigisha. Fakwa mu makuru no. none se mwana reka mubwire ko njyewe kare ngiye kwahira mu gitondo cya kare numvishije umwarimu ari kuvuga ngo good munanga teacher sibyo Good munanga ati. ibyo bintu nkanjye mbimenye bisobanuye Ye baba we. Uzi kuntu baba bamubajije. Baba bamubwiye ngo God have ufite murumuna wawe. mwana yarize wakimwe Ibijumba 10. korana nanjye reka mbabwire uzi ko nanjye narahaciye hariya ku ishuri mu gitondo baba bari kwiga none numva umwarimu abwiye abanyeshuri bari mu kavuyo abwiye ngo keep silence please Ako ngako. keep silence please nibajije ibintu ababwiye ndayobewe Ye baba we. Aba babwiye ngo kwiba wapi mureze wa gicucu. Urwantu urabizi. njyewe Twongereho ibijumba 5. ntacyo ndabikuka gusa kuraba bimaze byose uzi ko aribyo nibyo kwa wa mukecuru handi hegera Nimba wokeje bikeya nanjye ndakwigisha bikeya. atwigishije mwana wajya unyigisha mwana None tugiye gukurikirana. Ubutaha tuzatangira kwiga duhereye kuri 0. zero ni igiki 0. ni zero 0 ibanza mbere yo kwiga ibindi byose. ndawuzi yego ndawuzi ndawuzunganye n'umurongo ufunganye nanjye ndawuzi Yego. reka ngo ndubuswa cyane umurongo ufunganye nawize mu kinyoni cya kabiri ikinyoni cya kabiri narakize cya kindi kivuga mu gitondo ntabwo ndi inkanda cya bitabo cyane ni ikinyoni cyo kwiga umwana nanjye Kimumenyera ngo numwambwiye. imisowe hari ubwo wari watwigisha si watubwiye ko uzahera kuri zero Mwese icyo nababwiye. Mutabiza n'amakomare guys. Ndaibu, Yo. unamwereka.
umeze neza shanyine nande gukora nko mu wake ariko nibutse ko wa mwana mwigana hari ibintu yampaye ngo mbiguye kubera ko babyize udahari ni ibikize cyangwa burebe ibi ngibi yampaye ngo nyine ngo babyize abona ntuhora avuga ati mbikuzanire urebe ko nawe waza kubimenya utazatsindwa ubwo nyine uraza kubifata ubisome neza ubyige akiri ibintu se ko mbona atabibasha ibise ni ibiki ngaho se namusobanurire njye nabonye mbizi simbishaka wese wigishije mashi nago sawa sha ndayibu ndayi enda akira ndayi akira ni ibiki kuri kumamagara mama akira kano gatoto ujye kwipombero ujye kuzana amazi yo kunywa kuri robine amazi yarakana akira wihute mwana akira ntago njyayo akira ntabwo upfundikira akira nako mfata kandi nabyumvishe agiye kuzanira amazi yo ntago njyayo kandi nabyumvishe papa fatu karaba umuhungu wawe se ntumwiyumviye hanze kujya kuzana amazi yo kunywa uyu wazatwikuriramo iyo kotsa rwose ntabwo byoroshye dayi dayi yo vayo hano vuba fata ako gato tujye kuvoma twabuze amazi yo kunywa nese mama ko yambwiye ngo sinumva ntago nari numvishe uyajyayo mwihorera yego papa kandi ubanguke yego